hari ingo nyinshi zubatswe nk'Imana yavuze, ariko siko zasenyutse. Iyo Mana yari yakubwiye ngo nugera uzasenya, uzageraho mara amezi 3 usenye, kandi abahanuzi bari babihanuye no mu bukwe abantu buzura umwuka barahanura ati urugo Imana yararwubatse. Iyi Mana yubaka urugo rukamara imyaka 2 umaje kubyara umwana umwe abana babiri rugasenyuka, kandi ari Imana yaruvuze, arugo rw'umuhanuzi uvugana n'Imana rusenyutse gute? Rero ndiye mpamvu umuntu akomerekera mu rusengero cyangwa se akaba yagirana ikibazo n'umushumba, nuko akenshi abakristo batekereza ko pasiteri ari nk'umuntu wungirije Imana. Ndagaruka kuri pourcentage ivuga ngo ni inyungu za ba nyiri kubabwira abantu bitwa ko bahamagawe n'Imana. Reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti mukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho, yaba ibiganiro bijyanye n'ivugabutumwa, yaba ibiganiro bijyanye n'umuryango, ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubategurira, twabibagezaho kandi twizera ko bibafasha kandi bikagira icyo bibubakamo. Tubaze iminsi tuganira ku bijyanye n'umuryango, cyane cyane duhereye muri fondasiyo yawo, kugira ngo turusheho gufasha kubaka umuryango utekanye nk'uko gahunda imeze, ariyo gufasha kubaka imiryango itekanye. Natwe rero tukagira uruhare mu gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo dutange umusanzu wacu mu bijyanye no kubaka umuryango utekanye. Ingingo yacu uyu munsi rero tugiye kuganiraho n'ubundi iragaruka kuri icyo ngicyo cyo kubaka umuryango, ariko kandi duhereye hasi muri ya fondasiyo. Tuze tujye mu iyobokamana. Tugiye mu iyobokamana. Murabizi iyo abantu bategura kubaka umuryango, cyane cyane abenshi hari ibyiciro bagenda banyuramo. Kimwe muri ibyo byiciro hakabamo no kunyura imbere y'Imana bagasezerana. Mu guhitamo uwo muzabana, abantu bagera bikora mu buryo butandukanye, ariko kandi hari na bamwe bavuga bati njyewe tuzabana umushumba niwe uzampitiramo, niwe uzambariza Imana ikamubwira iti uyu nguyu niwe Imana yambwiye ko ugomba kuzabana nawe. Rero tugiye kuganira kuri icyo kintu, nyuma y'uko hirya uganira n'abantu batandukanye bakubwira yuko hari ugusanga abantu bagendeye kuri icyo kintu, akavuga ati umushumba natambwira uwo Imana yampitiyemo nzagumya ntegereze, ugasanga imyaka iragiye irirenze. Ubwo rero tugiye kubiganiraho dusobanukirwe ese ko kubundi Imana nibwira umuntu uwo bazabana ikabwira umushumba cyangwa ikabwira n'undi muntu, cyangwa se nabo bigiramo uruhare, urwo ruhare bigiramo n'uruhe, niryaramenya ko uwo nguwo yahisemo cyangwa se uwo nguwo bagiye kubana ari Imana yamumuhaye. Kuri abo ngabo bafite icyo cyizere ko umushumba cyangwa se undi muvugabutumwa cyangwa se undi muhanuzi bizeye ari uzerekwa uwo bazabana, bo niki bakwiye kumenya cyangwa se bo bari mu buhe murongo. Ndi kumwe na kamarade n'umuvugabutumwa akaba umunyamakuru ndetse na producer. Urumva ni ibintu byose. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Kamara, reka tuganire kuri iyi ngingo nk'uko nari nabikomojeho muri introduction. Iyo uganira n'abantu bamwe na bamwe, hari ubukubwira uti runaka ari hariya, yari afite umusore bagiye kubana, ariko umushumba mubwira ko atari we Imana yamweretse, aracyategereje. Icyo kintu wowe amakuru wenda waba ubifiteho bihagaze bite? Ubundi mbanje kubashimira ko mwatugiriye icyizere. Ubundi ibingibi ngira ngo byari gusubizwa n'umushumba. Nawe uri umushumba, nawe uri umuvugabutumwa. Niba ture ejo bundi ntiwantumiye se? Yego, ejo bundi warantumiye wambaye. yego. Ubundi ibintu byose ubundi ibintu byitiriwe iyobokamana byakwiye kuba byiza. Ikintu kije cyitiriwe iyobokamana cyakabaye kuba ari ikintu kizira inenge, cyakwiriye kuba ari ikintu cyizewe, ariko kuko Satani yakinjiriye akaza mu itorero, hakaba harajemo icyo bita ngo ari imvugo y'abasore igihe bavuga ngo abisambo byivanze n'abanyirondo, bisaba gushishoza. Ubundi mu busanzwe uburyo twakuze dutozwa Imana n'ababyeyi, aho umuntu yasengeye, ntavuze idini iryo ari ryo, ariko buri dini ryose hari ukuntu umubyeyi yabyaye umwana aba yifuza kumuragiza Imana. Iyo turebye no mu mateka yacu y'Abanyarwanda cyangwa se mu mico itandukanye y'abantu, usanga uko bakoraga nibwo babaga basayisha cyangwa byabaga bimeze bite, ariko bonaga papasi ari ugufata urubyaro ukarutura Imana.
ubundi byabaga ari byiza ko umwana aturwa Imana, umuntu agakurira mu biganza by'abantu b'Imana. Turi abana twajyaga guhabwa, tukagira umubatizo, hakaba ibirori, byabaga ari ibintu byiza cyane. Rero kuri icyo kibazo mwari mumbajije, ubwo nanjye mpereye hasi kugira ngo tujye tugera ku kibazo cy'itorero muvuze cyangwa se umushumba uyu munsi mutubwiye. Noneho tujya no ku mateka y'igihugu cyacu. Yego. Kubera ibibazo byinshi byagiye mu gihugu cyacu, harimo na jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bagiye bisanga ari imfubyi. Noneho ugasanga ntabwo umuntu abonye wa mubyeyi kumubwira ibi birazira, ibi bimera uku nguku. Noneho ugasanga bitewe nanone na pressure y'ubuzima, ugasanga ababyeyi ntabwo babonera abana wa mwanya uhagije wo kugira ngo babe hafi. Rero abashumba baza mu buryo bwo gukavaringa cya kintu cyacyuho. Pasiteri akaza ari umuntu ushaka gukavaringa icyuho cy'umubyeyi, ariko ko turi mu isi nayo ikenera ibyayo. Ugasanga pasiteri rimwe na rimwe uwo nguwo we nagushumbye ashobora kuba ataranahamagawe cyangwa yarihamagaye. Yego. Kandi muri uno buzima abantu benshi bareba inyungu zabo. Nshobora kukubuza gushaka kubera inyungu ngufitemo, mbere yuko ngera ku by'Imana yavuze, wenda ngo twinjire mu byo mu mwuka ariko ko binakomeye wenda bikeneye ba regional. Ugasanga nimba kamarade afite ikintu akumariye mu rusengero, cyangwa se ndi umukobwa ndi umudiyakoni wawe, ntabwo nshaka kukurekura. Noneho kugira ngo buriya umuntu wese uzakubwira ikintu avuga ngo Imana yambwiye, Imana yavuganye nanjye, Imana yanyeretse, abaguhaye romarike. Kuko kwinjira ku mubwe ngo Imana yakubwiye gute, uzumva n'abakozi Imana benshi bakubwiye bagiye gutangira umurimo ngo Imana yamvugishije. Yego. Imana yambwiye. Naje kumenya yuko rero rimwe na rimwe hari igihe abantu babikora cyangwa bakabivuga gutyo bagira ngo bikingire ikibaba, kugira ngo utamwinjira. Niba nkubwiye ngo Imana irambwiye ubu turi kumwe twicaye mu kiganiro, wowe ufite imbaraga zo kumbaza ngo ikuvugishije gute, ese ko twavuganaga mwavuganye mute, ese ko twari twicaye yakweretse gute. Ngo ntago umuntu afite imbaraga zo kumenya ibyo bintu, kuko ni ibindi bintu byo mu isi itagaragara. Ukiri aho ngaho wenda uravuze uti akaba atifuza kukurekura. Umushumba, umupaseri, umuhanuzi, nizihe nyungu yaba agufiteho nk'umukobwa ku buryo kuba yakureka ugashyingirwa byaba ari igihombo kuri we, bigatuma akomeza kugufatisha icyo ngicyo nyine ko Imana itarabimubwira cyangwa se iramwereka uzagushaka? Ntihagire unyumva nabi cyangwa ntera amabuye, ariko kameme nkanjye aho ndi uyu munsi sindi umumaro. Ntago nanjye nishyize mu mwanya wa pasiteri wanjye, ntago nakwifuza gutakaza umuntu nka kamarade. Kamarade ayobora amateraniro, kamarade arabwiriza, kamarade aracuranga, kamarade ayobora president worship. Uri kumva imirimo indimo. Yego. Umugore wa kamarade ni pasiteri wa Sunday school, umugore wa kamarade ni usemura mu rusengero. Urugo rwanjye warwumvishe, warurekura wowe uri pasiteri? Birakomeye. Bigize gute? Kamarade aho ntuye mva kure ngiye gusengera aho nsengera ku babyeyi banje bashumba bandeze, nta tike nsaba, nta litura y'essence nsaba, ndimenya nkashyiramo umuryango wanjye tukajya gusenga. Urumva ndi erema ifite ikintu imaze mu murimo w'Imana. Even nubwo umushumba wanjye atayimenya, ariko ngiye ndabizi yuko ari cyo maze mu murimo w'Imana. Rero hari igihe iyo ugize ibyago ugahura n'umushumba wihamagaye, uko ntekereza ko umushumba wahamagawe n'Imana wese aba ari mu mwanya w'umubyeyi, akwiriye kwishimira iterambere ry'umwana. Ego. Kandi burya abashumba barahuye na kanyinshi ku buryo bazi yuko niyo wamuzanira umusore udafite icyo afite cyangwa umukobwa utameze neza mu mibereho rusange y'ubuzima, aba afite témoignage nyinshi yuko Imana ihindura amateka. Ntekereza ko umushumba w'ukuri rero abizi neza yuko uri mu mwanya ukwiriye, akaba ahamanya n'umutima ko uwo muntu Imana yamuguhaye, nta kabuza ko yagushyigikira. Yego. Turaza kugera ku cyakorwa. Ahubwo ahangaha bivuze ngo amahirwe ufite ni uko ufite umuryango. Uramutse ukora iyo mirimo yose ukorera itorero, ariko ukaba ukiri umusore cyangwa ukiri inkumi, hari ubwo ushobora kugorwa no kuba wa mushumba yavuga ati ndakurekuye genda ujye mu rugo rwawe, utize inshingano wari ufite. Uri inyungu kuri we. Uri inyungu kuri we, kubera yuko abashumba ni byiza yuko tubafata amaboko, kuko iyo Imana ihamagaye umushumba imuha n'abantu bazamufata amaboko. Kandi muri abo bamufata amaboko
turimo nyine biba ari ni twebwe bakristo. Yego. Twebwe ushobora kuvuga ngo ndaza icyo cya 10, ndaza nkore iyo mirimo mu rusengero. Pasiteri ntiyabwiriza ngo aririmba acurange ayobora amateraniro asengesha akore buri kintu cyose. Birumvikana of course yuko agomba kuba afite abantu bamufata amaboko. Ariko ari igihe iyo ugize ibyago kuko tujya tubibona abantu biramanta, hari nabo tujya twakira mu biganiro muri radio yacu baje gutanga ubuhamya, cyangwa se njya mbona ku ma YouTube menshi bavuga uburyo bagiye bakomerekera mu nsengero. Rero ndiye mpamvu umuntu akomerekera mu rusengero cyangwa se akaba yagirana ikibazo n'umushumba, nuko akenshi abakristo batekereza ko pasiteri ari nk'umuntu wungirije Imana. Kera twiga muri primaire, mwarimu wacu yigize kurwara, tujya kumusura nk'abanyeshuri bantoranye, abanyeshuri 3 bari bujye gusura mwarimu yarwaye, yaramaze iminsi ataza ku ishuri nk'icyumweru. Tujya kumusura, tugezeyo dusanga mwarimu ari kurya ibijumba ku meza n'igikombe cy'amata. Twumvaga mwarimu ari ikindi kintu cy'ikiremwa gitangaje. Natangajwe no kubona ninjye umuntu wa mbere hagati, non ce n'est pas possible, mwarimu ari kurya ibijumba. Numvaga ibyo bintu bitabaho, numvaga ibyo bintu bigize bihama. Uko niko n'umukristo, umusore cyangwa inkumi nkuko turi kubiganira, abatekereza pasiteri. Yumva ko pasiteri nabwiye ngo Imana ivuganye nanjye, Imana yambwiye ngo ibi ngibi bireke, kuko tubyemera uko nguko. Ariko twaje kumenya yuko akenshi aba pasiteri babivuga bakoreshejwe n'amarangamutima cyangwa kubw'izindi nyungu runaka bafite muri ibyo ngibyo bakubwiye. Yego. Kubera iki arabizi ko umuryango nawe ari ikintu cy'ingenzi kuri wowe, arimo arakubonamo izo nyungu bitewe n'ibyo umufasha, kuki wenda atakubwiza ukuri, cyangwa se niba hari Imana yamweretse koko niba umusore mwashimanye cyangwa se umukobwa mwashimanye, kuki atabona uburyo ki wenda agushyigikiramo umuryango ukawubaka, ariko akazana niyo strategy ituma n'ubundi n'izo nyungu wenda akomeza kuzigukuramo, ariko ntajye kuvuga ngo yaba witonze ntabwo Imana iranyere ku wawe. Akenshi na kenshi ijambo ry'Imana rivuga yuko tuzamenya ukuri kutubature. Abatinya yuko uzamenya ukuri, uramutse umenye kuri ariko nehe nibiziritse ikarishiriza ku kizirikaho kigarukira. Rero ari gihe abona yuko wenda ushaka gushaka umuntu strong, ushaka gusobanura yuko ari mu buyobe, akakubura. Cyangwa se iyo minsi wamara gufasha uwo murimo ntihongere kuyimara. Rero akabona nta bundi buryo yabikubwiramo cyangwa kureka gutakaze, akaba yakubwira ko ari Imana bimubwiye, akaba ari strategy yakoresha kugira ngo akubuze. Ariko none nkibaza, hari abantu benshi bavuze ngo Imana yatubwiye, hari ngo nyinshi zubatswe nk'Imana yavuze, ariko se ko zasenyutse. Iyo Mana yari yakubwiye ngo nugere uzasenya, uzageraho mara amezi 3 usenye, kandi abahanuzi bari babihanuye no mu bukwe abantu buzura umwuka barahanura ati urugo Imana yararwubatse. Iyi Imana yubaka urugo rukamara imyaka 2 umaje kubyara umwana umwe, abana 2 rugasenyuka, kandi ari Imana yaruvuze, arugo rw'umuhanuzi uvugana n'Imana rusenyutse gute? Icyo ndi kwibaza. Kandi ubwo yanakubwiye ngo muzasazana nta kibazo muzagira, Imana yabinyeretse, muzabana, ariko still ntambara zikaza. Niyo mpamvu kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ni byiza ko bahabakoze Imana. Nanjye umushumba ushumye ndamukunda kandi ndamwubaha, ariko ni byiza ko nyuma y'ijambo ry'Imana ibyo twigishijwe na discipline y'itorero, ugomba kumenya ngo niki kintu nshaka, niki nshaka. Ese imyaka maze mu rusengero numva ijambo ry'Imana, ukuri mfite kubyo nifuza nukuhe? Uko ngo nigishijwe, ariko reka mfata umwanya wo kumedita, ntekereza ku bintu nigishijwe, none menye icyo nshaka. None buriya ikintu abapasiteri batazi nuko iyo wubatse neza ukagira urugo rwiza, uhinduka elema nziza ifasha umurimo w'Imana. Kuko uyu munsi mba ndarinde umusore, uyu munsi nkaba mfite umuryango, njye n'umugore wanjye dufite icyo tumariye umurimo w'Imana, nuvuga ngo biraruta cyagiye narinde umwe. Itorero ryungutse amaboko, abana banjye bari kuririmba muri Sunday school, umugore wanjye ari kurira abana muri Sunday school, icya 10 turakigeza mu rusengero turi 2, ntago nyiri umwe. Bari kumva, kandi biravuga ngo iyo umwe ngo agiye kugwa, iyo 2 babana ngo umwe abyutsa mugenzi we. Kuvuga ngo hari ibintu bidashaka gutakara, nubwo nabyuka naniwe naraye mu kazi, arambwira ati yanganiye tero tubuze wenda ntware ngere mu cya 2 ndatwara tugenda, nawe uze gutwara ugaruka. Hari imbaraga nungutse. Urumva? Rero navuga yuko abantu benshi bagiye bakomeretswa n'ibyo bintu, bitewe nje ndagaruka kuri pourcentage ivuga ngo ni inyungu za ba nyiri kubabwira.
abantu bitwa ko bahamagawe n'Imana. yego. Hari ibyigeze kuvugwa igihe kimwe, ubwo twagiye wenda ku bakozi b'Imana bamwe, ubwo njye mbita b'Imana, Yego. ugasanga none ashobora kukubuza uri nk'umukobwa ati ba witonze, uriya musore ntabwo Imana yanyeretse ko ari muzabana, kandi wenda nawe icyo kimero cyawe yagikunze nawe agusha atari za nyungu yego, atari za nyungu zindi, avuga ati reka ngumye nanjye mu byaze batamuntwara, ugasanga uheze muri icyo gihirahiro. Kuri aba ngaba noneho aba bayoboke cyangwa se aba ngaba bahura n'ibibazo, reka bariho tujyaho. Mu gihe hari muri urwo rugendo, harabona imyaka irageze, hari abari kumubaza izina, aramubwira ati ko twabana tugakora umuryango, kandi nawe akabona arabishimiye, ariko akaba ategereje icyemezo cyangwa se igisubizo kiva kuri wa muntu yizeye ko ari uzamurebera muri abo ngabo, akavuga ati nzakubwira uwo Imana yanyeretse. We n'icyo akwiye kumenya mu gihe ari muri urwo rugendo, mu gihe ari muri ayo mahitamo, mu gihe afite icyo cyifuzo cyo kubaka umuryango. Ubundi reka mbabwize ukuri, ngewe maje kumenya 90% ntabwo abantu bose bubaka ingo bababwiwe n'Imana, kuko ba mama ba sogokuru ntabwo bakoraga ubukwe cyangwa ngo babane ari uko Imana yabanje kuvuga. Ubundi inshuro Imana inavuga ngo uriya niwe muntu wawe, ikazana confirmation neza, umuntu akaba yakubwira ati uyu mukobwa muri kumwe, cyeka gusanga mu nzu zikaguhishurira ati uriya ngewe ndi umusore narose abakobwa benshi. Yego. None bose hari uwo mwirirwana amarangamutima akazamuka, waryama ukamubona n'ejo ukabona uwundi, nese Imana yabaga yanyeretse. Kandi uwo mbana nawe ntabwo namurose, abona rose ntabwo nabanye nawe. Yego. Uri kumva? None se Imana itakubwira cyangwa ice mu muhanuzi ntabwo uzashaka, nidaca muri pasiteri wawe ntabwo uzashaka. Waruvuze ngo hari igihe pasiteri nawe bivugishwa n'inyungu ze, birashoboka. Ariko reka mbabwize ukuri, hari uburyo bwiza Imana ikubwiramo umuntu muzabana. Ubundi Imana ikwemeza uwo muntu, ikemeza amarangamutima yawe. Imana ivuga n'amarangamutima. Uwo muntu udasanzwe, uwo muntu uri kumwe nawe ukumva amahoro, uwo muntu wumva utekereza, umuntu wumva wiganza muri projet zawe. Ari umuntu umwe twajyaga tugambira ati nta munsi n'umwe nigeze mbona uriya muntu duhagararanye mu rusengero turi kwerekanwa. Nimba utarigeze ubona uwo muntu mwerekanwa mu rusengero, ngo najya nkururiye ngo ifoto ngo nibone duhagaze imbere turi kwerekanwa ngo nkabibura, uwo nyine ntabwo ari umugabo wawe, ntabwo ari umugore wawe. Nimba mu mishinga ufite, muri vision ufite ejo hazaza, uwo muntu utamubona muri vision yawe, aho Imana izakugeza ejo hazaza, uwo muntu ntabwo ari uwawe. Ikizakwereka ko Imana uburyo ivuga mu bwiza nuko igihe cyose utegura umushinga, uri gutegura umusore cyangwa uri umukobwa, uwo muntu ubona uko yaba ari kose, ashobora kuba atarize, ashobora kuba atakomoka mu muryango ukomeye, ashobora kuba atanahuye n'uw'iwanyu bajya baganira bashaka, ariko amarangamutima yawe iteka ryose ubona ari we muntu uzaguha amahoro, ubona ari we muntu muzafatana amaboko mukagera kure. Urabona ukavuga ati uyu muntu ntabwo yize, ariko nitegereje ubwenge afite, ndebye none se nka kamarade wenda reka nitanga urugero. Mu myaka uyu munsi tuvugana nujuje imyaka 9 mbana n'umugore wanjye. None se wibwira ko kamarade mu myaka 9 itambutse wari kunyemera? Ntabwo yari kunyemera. Mu myaka 9 amashuri yari yarananiye, mu myaka 9 itambutse, mu myaka 10 itambutse, mbere yuko nshaka nta cyerekezo nari mfite, nta yerekwa nari mfite, nta nubwo ahubwo abakobwa ariko ni igitangaza babonye nerekamwe mu rusengero, babona kuza kumbwira ngo natwe twari dufite gahunda, ngo byane twajyaga duteramo burage ngo nanjye ngo narindi seriye, turana seriye. Urumva uwo muntu wampisemo, uwo muntu wemeye kamarade ari muri bwa buzima, uwo muntu niwe nkwiriye guhanga amaso. Nigeze kubaza madame, ndamaze ni ikihe kintu cyatumye urumva umuntu mwaririmbanaga, wakubonye mu rusengero, mbese abazi ubuzima bwawe. Akenshi burya rukono abantu b'abaririmbyi batindana cyane bakamenyana amasengesho mu baririmbyi. Ndamaza niki kintu cyatumye wemera ko dukunda. Numva ko tumaze 9 ariko twakundanye indi myaka myinshi mbere ko tubana, kandi muri ubwo buzima bwari butanyoroheye, kandi we ari umwana usobanutse, kuko we yasobanuraga umushumba mu rusengero. Umukobwa wize mu bigo byiza kabisa, usemura mu buryo bwo, kandi ubona ari umukobwa uri serieze pe. Arambwira ngo uwo uri we uyu munsi namubonye icyo gihe, n'undi uzaba we utazi nzi ndamuzi. Imbaraga abantu batakubonagamo narazibonaga,
nabonaga ko uzaba igihangange, nabonaga ko uzagera kuri buno butunzi, naribonaga yuko uzabasha gukora ibi bintu byose. Byajya abantu bagucaga amazi babona nta kintu kikuri, ngiyewe narabibonaga yuko kamarade nubwo ari gutera burage n'abandi basore, nubwo bari gusirimba, nubwo ariko iyo nditegerezaga nakubonagamo uwo uri uyu munsi. Rero icyo kintu Imana iri kuvugana nawe, uwo muntu uhora ubona mwiyerekwa, ukabona muri kumwe mu bihe bizaza kandi muri kugera kuri byinshi, Imana ibiri kukuvugisha. None ujya gutegereza ngo pasiteri azakubwira, ujya gutegereza ngo umuhanuzi azakubwira, ndakubwira imyaka 40 uzaba icya 10 cy'itorero. Uba icya 10 cy'itorero. Yego. Hari abo bajya bitangwa bitorero. Yego, uri icya 10 cy'itorero. Kandi buri hari igihe kubera yuko ikiremwa muntu turi aba egoist, turikunda. Ubundi ikiremwa muntu kiremwe mu buryo bwo kwikunda. Uriya n'umuntu ashaka kugira ikintu akumarira ariko abanza kureba icyo uzamumarira. Hari igihe n'umupasiteri ataba kwanze, ariko ugateka se uyu mukobwa ko yankoreraga protokole, uyu musore ko yankoraga protokole, yaririmbaga, yacurangaga, yakoropaga urusengero, yakoraga ubudiyakoni neza, nimurekura akagenda bizagenda gute? Ko ndeba nazabona undi muntu arajya kwita ku nshingano z'urugo mu buri, cyangwa hari igihe ateretwa n'umusore wo mu rundi rusengero, akaba yavuga ati ninemera bakamujyana ndi butakaza uyu muntu, kandi mu by'ukuri niwe wanyumvaga, niwe wakoreshaga repetition y'abaririmbyi, niwe wayoboraga abadiyakoni, niwe watwazaga ibitabo n'ishakoshi umugore w'umushumba. Ati ndamurekura bigende gute? So kuko turi abantu natwe, ukazana iyo ntwaro yo kuvuga ngo Imana yambwiye kugira ngo nkavanike icyo kintu we kugenda. Turi abantu ariko turi abashumba, turi abayobozi, twifuriza abayoboke bacu ibyiza, nayo nzira tubayoboramo. Ugize amahirwe abonye umugabo mwiza, wenda bazubaka umuryango ukurikije kwibona cyangwa se umugore, none se ubwo uko si ukwikunda? Kandi natangiye mbikubwira, ikiremwa muntu twese turikunda, twese turikunda. Buri muntu wese arabanza akabara icyo ari bwunguke mu kintu agiye kujyamo. Bwa no umuntu umwe kwijana uzakora ikintu atabanje gutekereza icyo cyungukamo, nubwo yaza kugufasha. Ucavuga ati ndagufasha ariko nanjye ndi buhakura abantu bari bumenye, ndi bugufashe ariko nanjye ejo nanjye uzamfasha. Ubwo nta mubare urimo muri ibyo bintu. Nutanamfasha nzagusaba service y'inshuti yanjye uyimfashirize. Aho nta mibare irimo se. No, buri muntu wese akenshi abara inyungu ze, kuko nta muntu yifuza gutakaza abantu. Yego. Wari uri kugira inama abo basore cyangwa se nabo bakobwa, turimo turasoza, n'icyo wavuga noneho kuri abo ngabo bazirika abantu, akakuzirika akavuga ati ndacyagukenemo izi nyungu, ntago natuma ugenda ngo ujye kubaka, kubera yuko nugenda imbaraga zose urazishyira mu kwita ku muryango wawe, cyangwa se uwo muri itorero gutwara nkubure. Ubona iki ni we butumwa babagenera? Ubutumwa nagenera abashumba cyangwa hari abahamagawe n'abihamagaye. Itorero ntago, abakristo n'abantu Imana iduhaye, ntago ari abacu. Nitwibuka yuko abantu dushumbye tuzababazwa, tuzareka gufata abantu ngo tubagira abacu. Najyaga mbibona hari igihugu nigize kubamo niga, noneho nacuranga mu rusengero ariko bakama aba bodyguard bo komerekeza. Umucuranzi wanjye, umuririmbyi wanjye bagutumira ahantu, baba guhaye na fiche bakwifuza, akayikansura akavuga ati ntago mbyemera, batazagutwara. Mu by'ukuri ugasanga rimwe na rimwe iryo yerekwa ryawe cyangwa se umuhamagaro wawe bawunize, ntago bawemereye. Rero ndabwira abakozi b'Imana kugira ngo nkuko ari ababyeyi, hari n'abajya bita ngo dadi na mami, yego, hari n'abagiye bo mu mwuka, ijambo ububyeyi rikomeza kugenda rigaruka. Rero nibuke ko ari ababyeyi, ibintu byose ugiye gukora bibare mu nyungu z'umukristo. Kuko ndaje gusanga abakristo bakunda abashumba. Yego. Nubwo umuntu yacika intege, nubwo ibyo atekereza gukora byamunanira, ariko abakristo bakunda abapasiteri. Abapasiteri bari mu bantu bakundwa cyane. Rero urwo rukundo rw'intama zikunda abashumba ni nako twifuza yuko abashumba, kuko uzanko igihe insengero zifunze, ngo muri za covid nagiye numva abantu bavuga ati nta rukundo, nigeze namamagara basi nanga mushaka icyo kintu cy'amafaranga, ati nta nubwo yamamagaye, nta nubwo yanyandikiye, kandi ndi umukristo wa hafi, wenda abakristo 500 ucumbye 1000 ni wabahamagara bose, ariko nari ndi umuntu w'ingenzi bavugana umunsi ku wundi. Narikoraga urwo rukundo intama zishaka mu bashumba, ntago ari urukundo runini, just niyo aba message.
ukayibona. So navuga ngo urukundo intama zikunda abashumba, n'abashumba Imana ibambika imbaraga zo gukunda abakristo, ariko tutirengagije ko natwe kudushumba abantu ntabwo natwe tworoshye, bisaba uwo mutima. Rero niba Imana yaraguhamagaye, ndagusengera ngo iguhe n'uwo mutima wo kwihangana no gushobora ibyo byose. Yego. Kandi inatange n'ubwo bwenge bwo kumenya abihamagaye kugira ngo atakuzirika kandi yarihamagaye nta n'icyo Imana iteganya kumubwira. Ubwenge ni ingenzi muri byose. Reka tugushimire cyane, dushimire n'abadukurikiye muri kiganiro. Ubwo tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Wakoze cyane kamarade. Murakoze cyane, Imana umugisha.